Babyeyi namwe banyeshuri, Kigali Excellent Tourism and Hospitality Academy ibifurije umwaka mwiza w'ibihumbi 2024. Mu kuzirikana kandi abandi banyarwanda babyifuza, twabafunguriye chaîne ya YouTube igiye kugicishwaho amasomo akurikira. Tuzabigisha guteka amafunguro atandukanye, gutekera ibirori cyangwa iminsi mikuru, gukora imigati, gato na biscuit, kwakira neza abatugana. Tuzabigisha imirire myiza ku mubyeyi utwite, uwonsa, abana bato ndetse n'abakuze. Tuzabigisha kandi ibijyanye na parike, ubwikorezi bwo mu kirere, ku butaka ndetse no mu mazi. Tuzigana kandi namwe icyongereza cyo kuvuga n'ibindi bitandukanye. Kugira ngo utazacikwa na kimwe rero, jya kuri YouTube ukore subscribe hakiri kare kuri Keta Rwanda Remarkable TV. Nshuti bakunzi ba Keta Rwanda Remarkable TV, turabasuhuje. Aka ni akandi kanya rero dufashe ko kugira ngo nk'uko ubushize twabiganiriye ku biganiro tuzagenda dukora bitandukanye, aka ni akanya ko guteka, aho tuzabatembereza mu gikoni mukareba uburyo bategura amafunguro y'ubwoko butandukanye kugira ngo bidufashe mu rugo gutegura amafunguro yo mu rugo, binafashe kandi abantu batandukanye gutegura amafunguro ya hotel, gutegura amafunguro ya restaurant n'ibirori bitandukanye. Ku ikubitiro inshuro ya mbere hano tubafitiye breads and pastry product, imigati n'ubwoko butandukanye bw'ibiribwa bituruka mu ifarini. Dufite imigati isanzwe, plain breads, bread with sesame seeds, imigati iriho imbuto za sesame. Dufite imigati, ubwoko bw'imigati bakora bagashyiramo imbere ibintu bitandukanye, harijyamo sosiso, harijyamo imizabibu, harijyamo ibiribwa bitandukanye bituma irushaho kuba iryoshye. Tuzabereka kandi uburyo bategura imigati ya regime, imigati bitewe nuko umuntu yifuza, niba ari imigati itajyamo umunyu, niba ari imigati itari imigati y'umweru, imigati y'ingano. Ibyo byose tuzagenda tubitunganya, tubitegure dufatanyije namwe, tubone amafunguro meza. Aha kandi tuzategura imigati ifite ubwoko butandukanye, forume zitandukanye. Hari uburyo twavuga ngo ni design z'imigati, tujya tubona imigati ifite design zitandukanye. Ibyo byose tuzabyigira hamwe, kuyitegura ku buryo n'uyireba imuryohera atarayirya. Hano tuzabereka uburyo mushobora gutegura keke, amakekes y'ubwoko butandukanye, ari ayo gukoresha mu rugo iwacu, ari nayo gukoresha mu bucuruzi. Ibyo byose tuzabyigira hamwe kandi bigende neza. Hari n'amagato, tukiri ku makekes, hari n'amagato mujya mubona akoreshwa mu birori bitandukanye ndetse no mu bukwe. Tuzafatanyiriza hamwe kubigisha uko akwiye gukorwa. Ikindi hano tuvuye kuri ayo magato n'amakekes, hari ibyo bita cookies, hari forme y'amabiswi y'ubwoko butandukanye, ingano itandukanye. Byose hamwe tuzagenda tubyigira hamwe uburyo dushobora kuyategura kandi akaba ameze neza. Tuziga ibyo bita benye, amabenye atandukanye dushobora gukoresha ari mu rugo iwacu, ari no mu bucuruzi. Tuziga ibyo bita gofre, amagofre uburyo bayategura. Hanyuma pancakes, tuziga gukora ya migati ya croissant. Mbese dufatanyije namwe tuziga ubwoko butandukanye bw'imigati.
Ikaze muri Kigali Excellent Tourism and Hospitality Academy, ishuri ry'indashyikirwa mu ruhando mpuzamahanga. Twigisha amahoteli n'ubukerarugendo mu byiciro bitandukanye, umwaka wa 4, uwa 5 n'uwa 6. Twakira kandi abiga ubutetsi mu gihe gito, amezi 3, 6 ndetse n'abiga mu gihe cy'umwaka umwe. Mu kwigisha ubukerarugendo kandi turi ku isonga kuko twigisha tugendeye ku nteganyanyigisho zemewe, tukanafasha abanyeshuri bacu kubona aho bimenyereza umwuga biciye mu bufatanye n'amahoteli ndetse n'ibigo by'ubukerarugendo dufitanye amasezerano. Wifuza ibindi bisobanuro, wagana aho iri shuri riherereye ku Kimironko inyuma ya Beka munsi y'urusengero rwa Foursquare, cyangwa ugahamagara telefone ziri kuri ekara yawe. Mubyeyi, urashaka ko umwana wawe yiga kandi agahuzwa n'isoko ry'umurimo cyangwa se akabona amahirwe yo gukomereza amasomo ku rwego mpuzamahanga, gana Keta tumufashe kugera ku nzozi ze.